kuba umurapasi kuba ufite umuvuduko urenze cyangwa kuvuganira abandi, ahubwo ni ukuvuga ibibasha kumvikana ku buryo buri wese yumva yakwisangamo. Navugiye kuririmba ibyo ugomba kubimenya, niyo mpamvu wumva mfite umuvuduko ntarenze. Iyo ngize murarapa baritera bagatera agatebe kugira ngo bige ibyo kuririmba. Ntawe nyumvira ukuntu nanone iyo ngarutsemo gato muvuga muti cyakera kiraje, ariko nanone abandi banje bakagira ngo ndi bubagarukeho gusa nta mwanya. Hari bamwe na bamwe banyambuye ubuzima bakagira ngo wenda uko ngubwo nibwo birangiye. Mwakoze ikosa rikomeye ryo gukina n'umurapa, gitibike mutigeze munanira. Aho nyumvira ukuntu ngiye kwikamwere ifite mukajyamo bugatitwa kuzobuza, abatazi icyerekezo cy'ubuzima bagahagarara kugira ngo mbahepe igice y'ahazaza. Iki nicyo kizima mugomba kumenya mu gihe mubonye umurapa ahagaze agiye kuvuga. Aho nyumvira uburyo twita muri iyo biti mukagira ngo ni twebwe twavugiye kuririmba. Twahisemo kuvuga ibingibi kugira ngo abadafite kivugira bajye babasha no kumva. Abana bo ku mihanda nibo babasha guha agaciro ibyo tuba turimo kuvuganira. Wabonye ndarona mugafashe magikorofu n'akagaruka kubyo yakuze arimo kubona. Benshi bazagira agahinda bagira ubwoba bagira ngo aribuze kubagarukaho niga. Umwana yirata ibyo yabonye mu rugo wabo, inatwigiza tubonye mu gihugu nibyo tuvuga, kandi ni bibi iyo tubigezeho ntitugezamika wenda nabyo tukabizira. Urwanyambura ubuze muzamenye yuko njyewe nzabaha imyaka itabarika hano kwisinika. Ntukifuze kugendana n'umurapa hakwisi, ukibyo umubwira byose biguma ku mutima. Za nyandiko zacu tuzishyira ahagaragara mukagira ngo wenda ziri ku karubanda. Iziri private tumeshanika zanjye mujya mumenya yuko nizijya muzapfa. Bajya kwijya kubanyenda rudusangiye ivuko mbona murimo gushaka kudukora mu buzima mukagira ngo wenda kuba muri bamwe bya mufite ikiguzi mu bitagira hano ku isi. Imana yaduhaye kuba wari ku buzima bwacu murimo gushaka kubutobesha amahwa. Ubuzima bwacu wenda nubwo babutobesha amahwa bagashaka kudushyira ku musaraba. Bajye bamenye yuko kuba turiho ari kimwe kandi no gupfa nabyo bizaba ikindi. Imva zacu ziratukuye kabone niyo twaba dutunze bya mirenge cyangwa dufite ibirenze. Ibyo ngibyo byose twamenye agaciro kabyo ko ari ugusangira n'abadafite na bikeya. Ubuzima wenda n'ishuri hano ku isi tugomba kubimenya, niyo mpamvu twahisemo kuvugira abatishoboye n'abandi bose baba bashaka kumenyekanisha ibiri umutima. Ngaho reka twerekane ibyo twari dukunze tubishyira ahagaragara bijye mu muriro. Uko nguko nicyo kiguzi kisaba gikwiye kuza abadafite na bike biri ku isi. Umutima n'urukundo nicyo bizaba birimo kuranguza abafite agahinda gusa. Uko nguko tubundi kubavuga ko abageni mu mitima ndibo bazabasha kugira icyo bigira umutima babasha bajye burimo gusoma imirongo itwika. Uko nguko benshi baziyitwa n'agahinda ndetse n'intimba, nabo bategera bagira n'impuhwe bagashaka kumbamba. Ayo muvume kumwuka wanyuma yo kanyumvira uburyo ntaruka mfite mukagira ngo ndatwika yo. Aka kavuduko mpagaze sinzi yo kaba karimo gucuruza niga.